Reka turebere hamwe uburemere ndetse n'ubuvuzi bw'indwara y'igicuri hakoreshejwe uburyo gakondo, uburyo bw'umwimerere, uburyo bw'ibimera, uburyo bw'ubutaka, uburyo bw'amazi ndetse n'uburyo bw'ibituruka ku nyamaswa. Indwara y'igicuri wabanza ugasobanukirwa abantu barwara indwara y'igicuri mu buryo butandukanye. Ugasanga hari abagira isereri bagahita cyangwa hari abo kiza bagahita babyumva, hari n'abatungurwa. Hari abagira isereri ako kanya agahita ashaka ikintu afata akagundira, bazana urufuro mu kanwa, ababasha guhekenya amenyo, kuguna amenyo, abikubita hasi ndetse aho ariho hose ntiyumve. Igicuri rero kikaba gikwira mu maraso, kigakwira mu myakura yo mu mutwe ndetse n'ahandi hatandukanye. Ushobora kuba rero ukirwaza cyangwa uzi ukirwaye cyangwa warakirwaye cyangwa ukirwara wowe ubwawe. Igicuri ni indwara ivurwa igakira mu mavuriro atandukanye ya kizungu, barayivura igakira. Ariko icyo nashaka kukubwira muri aka kanya ni uko muri gakondo twemera neza ko habaho n'ubwo indwara ziba zifite ibigenga byazo. Ugasanga ushobora kurwara indwara runaka wowe ukagira ngo ni indwara isanzwe kandi ifite ibindi biri kuyigenga. Ubwo aho ngaho nshatse kubabwira ko haba harimo amarozi. By'umwihariko igicuri cyo kibasirwa nk'uko nabibabwiye, habaho amarozi y'ibitegano, amarozi y'ibihuherano cyangwa se ibitamikano. Mu marozi y'ibihuherano niho hazamo ibitukirano, ibitongererano ndetse n'ibindi. Mu gicuri rero kenshi na kenshi ho hazamo ibyo by'ibihuherano cyangwa se karande cyangwa se nyabingi cyangwa se bazimu cyangwa se ibitega cyangwa se umuntu nyine yamurikiwe imbaraga zindi z'amarozi. Abarozi baba bazi ubwo buryo bwabyo. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe umuntu arwara igicuri ariko atari indwara isanzwe, ahubwo gifite izindi mbaraga zindi zigiherekeje inyuma. Umuntu akivuza kenshi mu mavuriro atandukanye, bakamuha imiti yo kumusinziriza, kumuturisha, agatuza igihe gito ubundi wikagaruka, cyangwa se ukajya wikubita hasi uhekenya amenyo n'ibindi, uzana urufura. Ariko ukajya kwa muganga bakagukorera ibizami bagasanga nta kibazo ufite mu mutwe, nta kibazo ufite mu maraso, ariko burya ibyo bintu bigakomeza kubaho. Muri gakondo twemera neza ko ushobora nyine kurwara indwara runaka ariko ifite ibindi bigenga byayo. Nk'igicuri rero gishobora kuba indwara ya gicawi, ishobora kuba indwara ya gicawi, ishobora kuba indwara y'amashetani, ishobora kuba indwara ya kurogwa bya gutumwa, ishobora kuba indwara ituruka kuri izo mbaraga nyine za gicawi. Rero aho ngaho kugira ngo ikire neza nuko hakoreshwa nyine ubuvuzi gakondo buri karemano, ubuvuzi gakondo bw'ubunyembaraga, ubasha imiti ibasha gusuzuma ndetse ikanavura, ukamenya ko uyu muntu arwaye ute, arwaye gute. Ibyo byose rero ukabasha kuba wamenya inkomoko y'ubwo burwayi ndetse ukamenya n'imiti yabuvura. Muri iki kiganiro kubera ko ntazi niba umurwayi wawe indwara y'igicuri arwaye aho ituruka, kuko ntabwo namusuzumye ngo menye inkomoko yayo, menye niba ifite ibindi biyigenga, hanyuma avurwe nyine kuri ubwo buryo buri tradisiyoneri gakondo. Ubu reka nkubwire ku ndwara isanzwe ibaye ari igicuri, kwitura hasi ndetse n'ibindi ku ndwara isanzwe. Hari imiti ushobora gukoresha itandukanye.
cya mbere ugomba kuba wakoresha bibaye ari uburwayi busanzwe, washaka icyo bita imbuto z'intugunguri. Intugunguri imbuto zazo ziba igiti gifite ibibabi bijya kumera nk'iby'ibitabi, kikagira imbuto zeramo nk'ibigori. Izo mbuto zikaba zifitemo nyine utubuto twinshi. Turiya tubuto ugenda utumira, ukajya utumira buri joro ukamira utubuto 5, hanyuma ukazabikora byibura mu gihe cy'ukwezi. Ikindi ugafata ibijumba by'umwanzuranya ndetse n'ibibabi by'umutanga, ukajya ubifata ukanywa amazi, ukabisabika, ukajya unywa akarahure ka buri munsi kagizwe n'uwo muti, igicuri kigakira neza. Icyo bita nyine igicuri, ya ndwara nyine bita igicuri igakira neza hifashishijwe ibyo bimera. Muri Natural Life Medicine kuri nimero uza kubona aho ngaho kuri iyi video cyangwa se kuri iyo title, ni ukuvuga ngo tukuvura indwara ifitanye isano n'amarozi. Barakuzinze turakuzingura mu buryo bw'urubyaro, mu buryo bw'urushako, mu buryo bw'igikundiro, mu buryo bwa business, ndetse ufite ibibazo by'indwara z'amarozi, ibitegano, ibiherano ndetse n'ibitamikano, ufite ibibazo by'indwara z'isukari, indwara zitandukanye, ibyo byose turabivura muri Natural Life Medicine. Ushobora kandi turasuzuma tukamenya ese ibi ni amarozi cyangwa si yo ni uburwayi busanzwe, bituruka he, bifitiye inkomoko. Ibyo byose muri Natural Life Medicine turabivura. Ufite ibibazo byo kutarangura amabanga y'urugo, ufite ibibazo by'ubugumba, ufite ibibazo byo kuma, ufite ibibazo nk'ibyo byose muri Natural Life turabivura ndetse n'ibindi. Ndaguhaye ikaze muri Natural Life Medicine, aho nakuganirizaga ku ndwara y'igicuri, nkubwira ko mu gihe waba ufashe imbuto z'intugunguri, ugafata umwanzuranya ndetse n'ibibabi by'umutanga, ukajya anywa ikirahure cy'umwanzuranya n'ibibabi by'umutanga buri munsi, ariko nijoro yajya kuryama agafata imbuto z'intugunguri. Ikindi wakoresha uramutse ubuze umwanzuranya, wakoresha ifu ya kenkina n'ibibabi by'umutanga, akajya afata akarahure ku muti wabyo buri munsi, hanyuma agafata n'izo mbuto z'intugunguri akajya zifata buri joro, akazifata mu gihe cy'ukwezi. Ibibazo nk'ibyo ngibyo byose bitabirangira, ako kanya ugasanga umuntu abaye muzima. Asante rero, ukomeze ugubwe neza, ukomeze ugire ibihe byiza, ukomeze ugire gutuza no gutunganirwa mu mirimo yawe ya buri munsi. Asante.